Shalomo shalomo. Imana yavuganye nanjye irambwira ngo mbwire nyene cubahiro Sebarundi, mbwire n'abarundi bose abari mu Burundi no hanze y'u Burundi. Umwami Yesu nashimwe. Uhoraho arambwira ngo hari gereza ndayishimiye ashobora gufungwa akajya kuba mu mpimba. Hari guhunga akava mu gihugu agatorongera akajya nawe kuzerera cyangwa se kuba mu bindi bihugu, reka mbivuga uko. Hari gupfa ndayishimiye agapfa mu karirimba heza cyangwa mu karirimba habi, kuko umuntu wese agira kote y'ababi n'abeza. Ibyo bintu uko ari bitatu Imana irambwira ngo nze ntangaza ubu butumwa kubigiye gukurikira. Kimwe muri ibyo kigomba kuba, kimwe muri ibyo kigomba kuba. Nimbwira abarundi ko umunsi ugeze, isaha ishitse y'Imana, kandi Imana intego yayo n'umugambi wayo n'ishyaka ryayo bigiye kuranguruka nk'uko yabivuze. Nzokwama kwizigira zikutazomemukira, ninaramuka ngowe zizigira Yesu gusa, zizigira nkiriho kugeza ubwo uzacisha mu kirimba k'ijuru, zizigira Yesu gusa. Iyo merewe neza mu bugingo ndaririmba, iyo ngowe ndasenga nizigira Yesu gusa, zizigira nkiriho kugeza ubwo azacisha mu kirimba k'ijuru, zizigira umwami Yesu. Mwuka w'Imana aranyagisha arambwira ngo peteshezerebo urave bibayuka menekwa zomene ya zopaya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tiyeshezerebo haleluya. Umva uko Imana ivugana namwe, kandi umva uko Imana ivugana nawe, kandi umva uko Imana ibwira perezida n'abayoboye, kandi umva uko Imana igiye gushyiraho urutonde, kandi umva uko Imana ihagurukanye ukuboko kwayo guhambaye mu gihe kikwegereye dutangaza. Yego, muririmbyi aravuga ngo nzama nkwizigira, nzi ko mu bugingo iyo merewe neza ndaririmba, ariko naba ngowe nkasenga ngo nizigira umwami Yesu gusa. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Imana irambwira ngo reba amahanga yose yatataniyemo abarundi, kandi n'imbaraga zabo zaratatanye. Nitegereze ndebe abarundi Bugande, abarundi Tanzania, abarundi Rwanda, abarundi Kongo, abarundi Zambia, abarundi Arabia Saudite, abarundi Kenya, abarundi Amerika, abarundi Canada, abarundi Burayi, abarundi mu bihugu byose byaba biri mu buzima. Ahantu hose Imana ivugana nanjye, marayika arampishurira arambwira ngo nindebe ibihugu byatataniyemo abarundi, mbabwiriye ubu butumwa bwiza, mbabwire iri tangazo, mbabwire ubu buhanuzi, maze Imana uburyo igiye guhaguruka mu cyubahiro cyayo, mu cyubahiro cyayo ikihesha icyubahiro. Mwebwe Imana yambwiye ngo imbaraga zanyu niyo yatumye zitatana. Abagerageje guhirika mu makudeta Imana ntiyabashyigikiye, abagerageje gukoresha uburozi uhereye ku bwa nkuru nziza, amakuru yamenye ko CNDD-FDD abantu benshi bifuje ko yatembagara cyangwa se yahirima, cyangwa se manda yayo yarangira, cyangwa se ibintu byayo byahera.
birangira byanze. Sahizi rero imbaraga zisigaye hehe? Imbaraga zifitwe nande? Baratatanye imbaraga zabo, bamwe banashinze amakapani, abandi bashinga amakopanyi, abandi basahura igihugu, abandi mu gihugu nabo baraguma basahura. Donc Uburundi hafi yo kuba nka Haiti. Habura iki ngo bumere nka Haiti? Habura iki ngo bube buteye nka Haiti? Abazi igihugu cya Haiti akajagari kakirimo. Ntabwo Burundi bumeze nka Haiti, ariko niwitegereza uraza gusanga ariyo ntumbero, cyangwa se bigumye uko byarangira bibaye nka Haiti. Ubwo nyine uvuza agapfa cyangwa se agahunga. Uhoraho avugana nanjye arambwira ngo nimbitangaze kandi mvuge shizamanga, kandi nanjye niteguye kuvuga shizamanga. Imana irambwira ngo Evariste Ndayishimiye, uyu nguyu nani Reverend Kuriyo, ndetse ubu ntabwo bigishoboka ko aba bategetsi bose b'indongozi muri kubona imbere muri CNDD-FDD ntibemerewe kujya kubaka no gukora ibikorwa remezo mu bihugu by'amahanga. Imana arambwiye ngo imitungo yabo bibye iri mu gihugu cy'u Burundi. Ibyo basahuye, ibyo bibye, ibyo bariganyije, ibyo birondereye biri mu gihugu cy'u Burundi. Aho nyine mu Burundi niho biri. Aho nyine mu Burundi niho biri. Imana irambwira rero ngo ibyo bintu byose ni imitungo y'u Burundi n'abarundi. Sahizi abantu bafite itunga hanze b'abarundi, indongozi Yesu yamaze kugara, ntimukemerewe gusohokana itunga. Koko ibyo bigomba kuba biri mu gihugu, bikubaka igihugu, kandi abantu bagiye gusimbura Neva bakabyifashisha bazahura bubaka igihugu cy'u Burundi cy'amata n'ubuki. Ubwo ni ukuvuga ni igihugu gifite ukwera no kugororoka kandi kiryoshye, kuko amata ni umweru, ni umuhezagiro, bivuga mwuka wera, bivuga intumwa. Noneho ubuki ni akanovera kagizwe n'ibintu byose, ni uburyohe burimo ibintu byose. Niyo mpamvu bakunda guca uwo mugani, wasanga utari unabizi. Ubuki inzuki zihova kuri buri kimwe. Inzuki zihova zikegeranya ibyo bintu bikabyara ubuki. Ntabwo ubuki kandi inzuki zihova habi n'aheza, ariko bikabyara buriya buryohe. N'Uburundi rero biriya byose Imana izabyegeranya, ibyegeranye ibihuze bivemo ubuki. Hama umurundi uzaba kuri iyi ngoma nawe azumva ko kanovera akawamuririmbye. Reka rero twubahe Imana Data n'Umwami Yesu, dusenge. Ngira ngo amateraniro yatangiye, noneho ukurikira iteraniro uhezagirwa n'Imana Data. Ntabwo tuvuze ko twebwe dukuyeho Neva cyangwa abantu bakuyeho Neva, duhanura ko Uhoraho Data, Yesu n'Umwuka Wera bimitse Neva, n'ubundi bafashe umwanya wo kongera kumukura. Ubwo rero bishobora kukubabaza cyangwa bikagushimisha, tukwiseguyeho. Imana niyo yimika ikanimura. Ukura abami ku ngoma ukimika abandi, wakuye Sawuli ku ngoma wimika Dawidi. Niyo yimika Imana, niyo yimika, niyo yimika Imana, niyo yimika. Ikura abami ku ngoma ikimika abandi, yakuye Sawuli ku ngoma yimika Dawidi. Niyo yimika Imana, niyo yimika. Ndagushimiye Mwami Yesu, uhagararane natwe mu butumwa bwiza, uhagararane natwe mu buhanuzi. Duhanuriye intara zose zava mu marira no mu maganya no mu gahinda. Dusengeye ukwimura ndetse no kwimika. Amaboko yawe si ayo kwica, ahubwo amaboko yawe ni ay'imbabazi.
mu izina rya Yesu Kristo twakoze ibyaha ntitwashyikira ubwiza bwawe, turagusabye kubw'urukundo n'impuhwe zawe. Hari ababuze uko bagira, hari ababuze ayo bacira n'ayo bamira, hari ababuze uko bagenza, ariko mwami wowe ntuzaduhana, ntuzaduta, ntuzaduhemukira, ntuzemera ko igihugu kigwa mu manga y'ubukene, kugeza ubwo igihugu cyose abantu bagisohoka bakajya gupagasa cyangwa bakajya kurondeza cyangwa bakajya gushakisha ubuzima kandi babufite. Ndagushimiye rero ko wimitse kandi wimuye. Ndagushimiye ko muri njye ugiye kuvuga ubutumwa bwiza ukamamaza iby'amahoro. Himbazwa rero ko ufite umugambi mwiza kuri Afurika, ufite umugambi mwiza mu bihugu bitandukanye, bikwizera bikuninahaza. Natwe turimo mu izina rya Yesu, amen. Wowe ukunda umugabane wa Afurika, nguhaye ikaze ngushimira gukanda subscribe, gukora like ndetse no gushayiringa aho bigushobokeye, kuko turebwa n'abantu batandukanye, harimo abahora ku mpamvu z'umutekano wabo, ariko uhoraho aguhezagire mu kubana natwe. Turi mu masengesho y'amezi 3, ngira ngo noneho iki cyumweru cyangwa se indwi, uko byumva uhoraho nadufasha, tuzibanda cyane kwigisha kugira ngo mubashe gusingira no gushyikira ibyasezerano. Ese nawe witeguye igitangaza? Ese witeguye ko mu Burundi byahinduka? Ese witeguye ko mu buzima bwawe byahinduka? Ese witeguye ko mu gihe igihugu cyose gifite amapfa, uw'Imana yaguha akagezi uvomaho nka Eliya? Ese witeguye ko hari umupfakazi nawe wahungiraho ukamuhanurira akagira ubuzima ndetse nawe ukagira ubundi? Ese witeguye ko hakiriho abahanuzi? Ngira ngo nawe ibindi guhanura, ibingibi uhoraho ari kunkoresha, uzatangara mu minsi mikeya ubonye ubuhanuzi bwose twatangiriyeho. Niba ujya uhera inyuma mu biganiro byacu ukareba uko tape pari tape twagiye duhanura, ngira ngo uzatangara ubonye ukuboko kw'Imana kwahagararanye natwe, kukagendana natwe, gukoze ibitangaza. Byananiye abantu bafise amahera, bikananira abafise impoho, bikananira abasiyase zimeni, bikananira abantu batandukanye mu buryo bwinshi ntashobora kurondora hano kubw'iminota. Uhoraho nashimwe cyane, uhoraho nahabwe icyubahiro. Hahunze abantu benshi, bamwe bahungana amahera arabashirana, hahunga abantu benshi, bamwe bahungana ubwenge, babura akazi, baragowe, bamerewe nabi, abandi bahungana ibibazo, bageze hanze banahabonera umugisha, nabo barahari bafite umugisha mu bihugu bitandukanye. Abandi bataye imiryango yabo mu gihugu, abandi barayijyanye, bamwe bari muri Kenya, abandi bakaba mu Rwanda, abandi bakaba mu Burayi, abandi bakaba mu Bugande. Donc usanga harabayeho gutatana guhambaye cyangwa se gukomeye cyangwa se kuri ku rwego ruri hejuru cyane. Ariko Imana ishobora byose, isumba byose, amakuru meza ngutangarije ni uko buno kuro uhoraho yimikishije amavuta, kuro ubu buhanuzi mpanuye, Imana igiye kongera ihuze ingenzi, ndetse ihuze inyambukira, ndetse yongera ihuze abantu batataniye mu mahanga yose bahiga kurondeza k'ubuzima, bataye babuze amahoro n'amahwemo. Nagira ngo mbwire wowe wabuze nayo kuriha inzu, wowe wabuze naho kwimukira, wazengereye uri kugeragezwa, hari ubutumwa bwiza nkuzaniye bwururutse umutima kandi bukubwira ngo humura, humura, ahubwo Yesu arakugumbiriye amahoro, 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 amahoro. Amahoro mutama, amahoro mutamakazi, amahoro gwaruka, amahoro bigeme, amahoro imikangara, amahoro ababashinga ntahe, amahoro inzoya, amahoro Burundi, amahoro ku Kirimba, amahoro mu ntara zose, amahoro mu ruririmbo rumwe Burundi bwacu, amahoro kuko Imana ari yatanze. Ubu buhanuzi tubuhanura tudashingiye ko mu Burundi hari amadisi ngo tuvuge ngo turahembwa kubwo abarundi bari kureba ibi biganiro, ahubwo tubuhanura twizeye ko Kristo inzira zose anyuramo azaduha impera kandi akaduha n'ubugingo buhoraho nyuma y'ibyo byose. Wowe rero ushobora kuba ufite
ubwoba cyangwa unibaza uko bizagenda. Yewe Imana yambwiye ngo ese Evariste Ndayishimiye ari uguhunga nawe agahunga nk'abandi nkateza impamvu ituma ahunga nawe akomoka akomoka. Eske Imana irambwira ngo none ari ukugira ngo Evariste mwice nteze impamvu iyo ari yo yose yatuma ipfa, kuko Imana ntuzanayibona fiziko igaragara live nk'ukuri kumbonage, uzayibona mu bikorwa, uzayibona mu bitangaza, mu mirimo n'utwumiza. Irambwira ngo nabwo se mureke apfe. Cyo ni icya kabiri. Imana irambwira ngo none se hari ukumureka nanone akajya mu mpimba akabamo agaturamo nk'abandi bose, agafungwa akareba ibyiza, noneho ngiye gusohoza ku Burundi ari mu mpimba afunze ari muri gereza. Urahitamo iki? Ndavuga Mwami Yesu arongera arambaza ngo utaravuga utarasubiza, none nanone nkubaza ikindi, ari ukureka akiyicarira hariya akarya ibyiwe, akanwa ibyiwe, akaba mu byiwe hanze nk'umuperezida ucyuye igihe warangije manda ye, wahitamo iki? Ndamubwira jewe nubwo sengera igihugu, nubwo nkunda igihugu, jewe hasi ndi umurundi mubyeyi. Hari Dawidi watoranyije, hari n'abarundi cyangwa se hari n'umurundi udukurikira ubasha gutahura imvugo y'Imana, kuko abarundi batumva iby'impembo ntabwo aka kanya ndi bubabwire ngo ibi bintu ndi kuvuga mwe murumva ari imigani, murumva ari inzozi, murumva ibyo bintu ndi kuvuga. Donc ahari ni nko gufungura igifaransa utacyumva, ariko igifaransa nubwo umuntu atacyumva kubera uba muri benshi bakizi, hari igihe ubuzimo bonjour ukumva ko umuntu akubwiye ngo waramutse. Ni nko ko umuntu yafungura ururimi nk'izindi z'umwuka wera, nazo hari igihe umuntu abona uvugana umujinya atagiye guhanura ibibi, z'umwuka wera abona uvugana ineza no guseka atagiye guhanura ibyiza. Donc hari umuntu wakubwira ibintu utumva. Noneho rero nanjye bimpanura, harimo umuntu ubyumva akavuga ati rwose Marite twumvikane, niba ari urumogi uba wanyweye, niba ari kanyanga, niba ari amahera wabuze, niba warabuze ibyo ukora, njyewe uzambwire ngo umutahe, ariko ibyo bintu bishingukemo. Nkuzi nk'umugabo w'ijunje, kandi twebwe guhanura ntabwo ari ibintu mwebwe muduha, si n'ibyo mutubuza, si n'ibyo nanone muduhatira. Hari umuntu se wigeze ambwira ngo Marite ngo uzahanurire Uburundi, ubwo si umuntu akajya ambwira n'ibyo mpanura se? Ntabwo ibyo bishoboka, kuko njye nigeze nanasengana n'umupapa turasengana turarimiriza, ndamubwira ihane gusambana n'icyaha. Abantu badukurikiye wasanga utaruzi ko ari icyaha, ariko gusambana n'icyaha. Ndamubwira ihane, ndamubwira ngo Marite, umugore wanjye waje kukubwira ubwo buzima, wowe nawe yari umugabo w'umusore ufite amatuza, wariye neza rwose, reka mvuge ba bantu bavuka ugasanga amaraso yabo atembye neza, w'umusore ku buryo ahagarara rwose akaba yakubwira, yarambwiye ngo ndakwemera nk'umuhanuzi, ndanagukunda, ariko niba umugore wanjye atangiye kujya kuzanira amazimwe ko sambana, nawe ukayaha agaciro, turabyarana. Ndamubwira ntabwo umugore wawe ari we wabimbwiye, ni umwuka abimbwiye, we wishyiramo iby'uko tuziranye, tugendana, tubana, ni mwuka wera, ni Imana impishuriye. Ndagira ngo nguhe intahe y'akantu gato, ibi ndi guhanura wowe uzi ko turi mu inkinamico cyangwa muri komedi cyangwa turi muri ambiance cyangwa turi kugara. Iri jambo ndi kuvuga rirakuraho neva rishyireho Dawidi, kandi ibyo bintu ndahagarara ubirebesheje amaso. Kira siku nzasenga, kira gitondo, kira midi, saa sita, nijoro turasenga kugeza neva n'abadede. Imana ibyo yavuze kuri mwe bishohoje, noneho n'ibyo Imana yavuze ku Burundi bisohoye, kandi ibyo ni Imana ibikora. Umugabo ndamuhanurira, ndamubwira nti wa mugabo, iyo nkorera
nzapfa uyu munsi, napfa uyu munsi, napfa ejo. Igiye kugufatisha mu busambanyi bwawe, urafatwa n'abagore. Ikizakurikira nudahita ushaka intama n'amata ngo uhe Imana, uce bugufi utambe igitambo cyo gusaba imbabazi, ituru ya kabiri uzakatirwa 1:30, ubwo ni 35. Tumubwira mu rurimi rw'ikinyabutayi ni 1:30. Uraburi mageragera, tubirangirizaho ahita ataha adasenze arivumbura. Bukeye yimuka mu kagari yararimo, abona akazi mu kandi kagari, bamwoburija kuba hafi y'akazi. Ateretana n'undi mudamu usenga ariko ufite umutima mwiza. Barateretana barahuza. Ariko uwo mudamu akaba yarigeze asengana nanjye mu cyumba cy'amasengesho ahantu nayoboraga. Harambwira ati Marite, mu ijoro umugabo aranzengereje, kandi uyu mugabo yambwiye ko umugore wiwe mukuru antereta nyine, ubwo amuzengereje amutereta, asengera mu cyumba urongoye, kandi nanjye narahasengeye. Noneho ndabona ntiwinteranya n'uwo mugabo, ejo jye singiye kuzagwana n'umuntu mu ibarabara. Niba ibyo agusaba ubifite ubimuhe, niba ntabyo ufite ubimwime. Niba Imana ibikwemerera kazi yake, niba Imana ibikubuza, sahizi wabatijwe mu mazi menshi, uzi ko gusambana ari icyaha, uzi ko uri urusengero rw'Imana. None umuntu w'imyaka 28 ukaba ufite 30, ushaka nongere subire ku gice cy'umubatizo kukwigisha? Ikiyago cye sa n'umwimye umwanya, koko nari niriwe sengera umusazi, nanjye bitameze neza, numva nkeneye kuruhuka. Musubiza za mvugo zimeze nk'izo Yesu yajyaga abwira abantu. Yego, umugore arangije yipangira umupango, ariko nyuma arasezera ambwira ngo Mari, nanjye uzamenya ko ufite Imana, ngo kandi ibintu ngiye kujyamo Imana n'ibikiri muri njye ishyigikire, sinzakogwe n'isoni. Amen. Turakupana turekerana uko. Ku musozo rero nk'amasegonda 3, umugore arangije apangana wa mugabo atuze 12, ngenda guha nta kibazo, turinjira mu buriri, uze 12, nta kibazo rwose, ibintu ni amahoro. Ndumva umugabo yohereza 30,000 byo guhaha no gutegura, byohereza ya telefone y'uwo mugore ashaka gusambana nawe, ataye umugore we. Umugore arabyakira, sheri wayabonye, nayabonye misa, ubwo ariko jye nabimenye nyuma. Umugabo 12, umugore aramubwira ati noneho rero jye nifitiye isoni, nuza dore warasuye icyumba ndyamamo ni kiriya, amatara nayajimije, unyure mu gikari, uhita ukata mu cyumba, uromboreze, uburiri burashashe, uraza usanga ndyamye. Umugabo tugiye kubonana ari ubwa mbere, nawe urabyumva, kandi ibyo bintu n'ubu utabishobora umbwire nkusubize amafaranga yawe. Umugabo ati yo, ati njye upfa kuba wakinguye nta kibazo. Ahamagara wa mugore wiwe, aramubwira ngo umugabo wawe twapanze gusambana, uze 11, ube wahageze, uze winjire mu buriri bwanjye wicaremo. Umugabo natangira kuza wiyambure uryame, amatara nakanze fizibure, ntabwo ashobora kwatsa itara, kandi icyumba ndimo gifite idirishya ritoya ntikibona. Umugabo akimara rero, umugore araza wiwe mukuru, arinjira ajya mu buriri araryama. 12 zuzuye, nyir'urugo uri mu idiri warasohoka, ajya inyuma aho akurikirana amakuru 5 kuri 5. Umugabo akiza arakomanga, undi avuga mu ijwi yahinduye ngo karibu sheri, ndi mu buriri genda aryamye nk'uko nabikubwiye. Umugabo yinjira yikura impuzu, undi aramubwira ati natetse, turarya turangije, turanywa turangije, ahubwo karibu, ariko amatara yo nayajimije nk'uko nabikubwiye. Umugabo arinjira nk'uwayobye cyangwa nk'uwasaze. Akimara kwinjira atangira akazi, 1:00 ziragera, 2:00 ziragera, araruhuka. Undi aguma aseka, kumwe abagore baseka mu buriri, kumwe abagore bagira ijwi rituje n'amasoni menshi, ntiyivamo. Baraganira, 2:00 ziragera, 3:00 ziragera. Ati ye, bati ndumva ibintu byagenze neza,
umugore ati ahubwo uzajya uhora uza mu ijwi yaniza yahinduye nk'akana gato, hatuzajya uhora uza, nanjye wankoreye neza, byagenze neza, donke amabanga wayaranguruye neza. Umugabo bamukubise 100,000, ati ahubwo ibi 100,000 nireka nkanda akanyenyeri cyangwa se nkore kuri momo mobile money, nurangiza rwose urushirizo kujya unyitegura neza, nari maze igihe narakubuze, wagendaga mu muhanda nkumva amapfa, nkumva doki, ibintu nk'ibyo. Akanyenyeri umugabo akimara kugakanda, umugore ati mutware wanjye se wumvise ibintu atari kimwe? Ati ninjye mama naka, byuka twitahire, byuka tugende tujye kureba abana, dore amasaha arakuze, twaje mu buriri butari ubwacu, se hano twahuriye wamenya hariho? Ni kwa mama naka, njye ndi mama naka. Umugabo acana itorosha asanga ni umugore we. Umugore wundi nawe ubwo yumvise, yarari inyuma ku idirishya, yumvise ko umukino urangiye, akoma amashyi ataho, ati namaze gukinga, ndahamagara leta, uyu mugabo n'umugore we mu buriri bwanjye, ibyo mwahamuriyemo, ibyo mwakoreyemo, mwambaye ubusa rwose, isi bote ku kazi, wowe ufite n'akazi muri leta, ibigiye kukubaho ni amateka. Biba bibaye rwaserera, umugore umugabo aravuga ati ngewe mbwira amafaranga nguha, ariko mbabarire ibi bintu bigarukira. Umugore ati nge nta mafaranga nkeneye, ahubwo abasambanyi ikibashobora, inda ikizishobora. Iminsi y'igisambo ni 40, umunsi wo kugereyeho, tegereza urugiye gukurikira. Mugabo yibuka ko nigeze mubwira ngo ugiye gufatwa n'abagore, bwa buhanuzi baburasohoye, ibisigaye urakatirwa 35. Umugabo abyibutse aravuga ngo muri ibyo byose mugiye gukora, ni mumbabarire muhamagare Marite. Ibindi byose muza kunkorera na gereza ndemera kuyijyamo, ni mumbabarire muhamagare Marite aze hano. Kandi ndinginze mwohereza imodoka iba ari imuzana. Nuko nge nahageze ninjira mu rubanza, nihanisha abantu, mbwiriza abantu ubutumwa bwiza, namamaza ubwami bw'Imana, tuhava turose indi ntama yari yarazimiye, yari yarabaye karaha kajya. Ubu ni umurokore, ni umuvuga butumwa, hari igihe yazabasura hano ku Mbabazi TV gatatu akabaha intahe. Mujye mukunda n'intahe, twebwe dukizwa byaradufashaga, abantu batangaga ubuhamya uko bashonje, uko bambaye ubusa, uko bafunzwe, uko bakoze ibyaha, uko bakiranutse, ubuhamya bukatwubaka. Mu ijambo rimwe n'irindi nibyo narindi kuvuga ko ubu buhanuzi turi guhanura mu gihugu cy'u Burundi ntabwo rero ari komedi turimo, ntabwo ari ambiance turimo, nta nubwo ari imiganda turimo, nta nubwo turi guterera, ahubwo turi kuvuga iby'Imana igiye gusohoza ku Burundi. Imana rero ivugana nanjye irambwira ngo muri ibyo bitatu, muri ibyo bine, nimbwira abarundi bahitemo. Ese abarundi bahisemo ko Evariste Ndayishimiye afungwa? Ese abarundi bahisemo Evariste Ndayishimiye ko yicwa? Ese abarundi bahisemo ko Evariste Ndayishimiye azahunga? Ese abarundi bahisemo ko Evariste Ndayishimiye azafata ikiruhuko cy'abaperezida bose bacyuye igihe, akajya kwicara mu rugo iwe akarera umugore n'abana be n'abandi badede bose? Uriya mu basendi DDFDD ingwano ntayiri bube yo kwica abarundi, kuko abarundi barazira iki? 2/3 birapfa mu bihambe. Ubese Imana ntiyabaha umugisha hatarinze gupfa abantu, kandi mwese kabahaza. Yesu watubuye ifi imwe, buriya Tanganyika harimo ifi imwe. Yenda ndaje nkomeze. Yesu watubuye umutsima umwe, agahaza 7,000 hatarimo abagore n'abana. Mu Burundi nta mutsima umwe uhari kugira ngo tuvuge ko abantu bazapfa ngo mubone guhaga. Bamwe bavuga ngo nzayita ngo ziriya nzu ngo yikaritsiye ngo ari njurokotse ngo rererere narongora narya nangu. Iyo ni inda nini, ni shitani iri kukoshya ibintu bibi. Yesu arihagije, uhaza miliyari 8 zituye isi, ntiyabura guhaza miliyoni 13 zituye mu Burundi. Yego rero aya ni amatora marayika arimo, ni nk'amatora marayika yabashyize imbere yanyu kugira ngo mutore kandi mutihenze. Koko Bibiliya iravuga ngo Dawidi arasenga aravuga ngo noneho uzanyuze kugira neza imbere yanjye abanzi banjye bakiriho.
ngo nuko ngo uhoraho ategura imbere utegura ameza imbere y'abanzi banjye bakiriho. Buriya birababaje kuba Habyarimana atabona aho u Rwanda rugeze sahize. Wemereye Ababiligi n'Abadage n'Abafaransa ko bashyiraho irangamuntu y'Abahutu n'Abatutsi, akemera ibyo bintu bikinjira mu gihugu, kugeza ubwo amoko agize imbaraga akarandaranda hakavamo jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. ni ukuvuga bunazutse cyangwa bunakabibona, ni ibintu yareba akumirwa cyangwa se agashoberwa. Mu by'ukuri rero ngira ngo shitani intego ye ni ukwica no kurimbura no guhonya. Yesu Kristo adutabare kandi aturengere. Mu Burundi naho rero ntabwo nzi icyo uri buhitemo, sinzi n'icyo uri butore, ariko nzagaruka hano nje gutangaza njyewe icyo nahisemo n'icyo Mwuka Wera yahisemo. Ntabwo buno icyo ndi bugihitemo, ariko ibyo bintu uko ari bitatu Imana yambwiye ngo ni mu bihitemo, mutore mu kimwe. Kandi icyo utoye mu mutima wawe hari igihe yenda aricyo tuzahuza, nanjye uzumva natangaje, ari na Imana izaba yatangaje, kuko nanjye ndi kugisengera. Nabwiye Imana ko njyewe ntari Umurundi, njye ndi Umunyarwanda kandi ukunda u Rwanda n'Abanyarwanda. Kandi rwose Umunyarwanda wese ukunda igihugu cyangwa se umuntu wese ukunda igihugu cye, twahoze dusenga Imana mu bihe bishize, mbabwira ngo ese izo ntambara bifuza mu Rwanda no mu Burundi ko Burundi burwana ntabwo zajya i Burayi, ntizajya muri Aziya n'ahandi, nabo bakaba barwana natwe tugahumeka. Erega muri Afurika twe twama mu ntambara ndetse zirimo n'ubukene n'indwara n'ubujiji n'ibiki byose, hari nabyo byaduteje aka kaga kose. Nyamara ubutaka bwa Afurika burakize, nyamara inyanja n'ibiyaga n'imigezi bya Afurika biratunze. Afurika dufite byose. Ni gute rero buri mwaka hari twebwe abadayimoni b'intambara bahurudukiraho? Izo ntambara rero Uburayi buzigabane, Aziya izigabane, Amerika izigabane, n'ibindi bihugu byose bikoroniza Afurika bikumva ko intambara zaba muri Niger na Mali, Burkina Faso, Haiti n'ibindi bihugu byagowe, Burundi n'u Rwanda na Kongo byabuze ayo bicira n'ayo bimira. Ni ukuri uwo mudayimoni akwiye kuva muri Afurika, akava muri Afurika ku bwa Kristo, natwe tugahumeka. Ntabwo rero ndi buvuge ngo hari ibindi bintu dutegereje byo kuducungura no kuturokora atari Umwami Yesu. Nigarukira rero uyu munsi wa none, birababaje ko abahanuzi bamwe na bamwe nabonye bari kwandika ngo dore urupfu rwa Evariste Ndayishimiye. Ibyo ni ukwibeshya. Ntabwo Imana ikubwira itariki yo gupfa, kuko ejo waseba iyo tariki ibaye ntapfe. Abandi nabo ngo Evariste Ndayishimiye ngo agiye guhunga, abandi nabo ngo Evariste Ndayishimiye Imana imukuye ku butegetsi. Ubundi ubuhanuzi ni positifu cyane negatifu. Ukwiye guhanura ikintu ukemanga iburyo cyangwa ibumoso ukaba aho noneho kandi ukaba umurongo umwe. Hano rero ku Mbabazi TV 3 singendera ku bya bariya na bariya, simba kuri biriya na biriya, ahubwo nishimira mu buryo bumwe n'ubundi ko Imana ihora igendana natwe, duhagaze mu murongo yaduhaye, ntagendeye mu bana b'abahanuzi. Oya, ntabwo umuhanuzi akwiye gusura imbuga nkoranyambaga ngo abone ibyo ahanura. Ntabwo umuhanuzi akwiye kubaho nawe uduteze amatwi twumva. Ntabwo ukwiye kuvuga ngo umuntu honyine ntaramenya indangagaciro za Gikristo. Nabonye hari abahanura nta gitambaro mu mutwe bateze, abandi bahanura basize ibintu ku minwa wagira ngo bakojeje iminwa mu maraso, abandi bahanura bahengamye ngo ni Abahutu, abandi bahanura ngo ni Abatutsi, abandi bahanura rerererere. Ibyo bintu byose na amayeri y'abadayimoni. Icyakora nanone mu buryo bwo kurindagiza Ahabu, mu buryo bwo gucurika Ahabu ngo akunde yicwe, hahagurutse abana b'abahanuzi 50, ariko habonekamo umwe witwa Mikaya. Buno ku mbuga nkoranyambaga no mu gihugu no hanze y'igihugu hari abahanuzi benshi bahagurutse mu Burundi guhanurira igihugu no guhanura ubuhanuzi ku buyobozi cyangwa ku nzego cyangwa ku ndongozi, benshi barenze 50. Niyo mpamvu abene gihugu bacanganyukiwe. Nanababwira ngo sorry, mugeze igihe cyo gucanganyukirwa. Bamwe muranambaza ngo ibi nibyo by'ukuri, ngo ese ibi byo ni ubunyoma, ngo ese ibi byo bimeze gute? Ni igihe muri gucishwamo
na Evariste Ndayishimiye ari gucishwamo, ari kunyuzwamo kugira ngo Imana isohoze umugambi wayo. Ariko ahabo habonetsemo umuhanuzi umwe. Muri aba bahanuzi rero barenze 50 harimo umuhanuzi umwe. Simvuze ngo ninjye, simvuze ngo nuriye, ahubwo Mwuka Wera niwe wo gufata umutima wawe n'ubwenge bwawe ukareba ijambo ry'Imana icyo rivuga, indirimbo z'Imana icyo zivuga, zo gushimisha ndetse n'izagakiza, ukareba umuntu uvuga ibyo bintu uwariwe n'ibyo ari byo, hama Mwuka Wera agaheza akakubwira ngo ibi bintu nukuri byizere. Uwo muntu ujye wumva ikiganiro cye ugitangira ugisoze. Niba ku wa mbere rero aje akavuga ibi, ku wa kabiri akavuga ibi, iyo Mana ihindagurika, iyo si Imana. Niba kandi ikiganiro gitangiye ukaza kumva ntiyaperesheje ko yakemera gupfa, ntiyaperesheje ko yakemera kubaho, kandi se arahengamye. Bye nubwo mvuga ibi ntabwo mvuze ngo Imana niyica abasendidede, oya, Imana nibakize uwo mutima wa shitani wo kwica igihugu no kukiniga, igira abo yubakisha bazaba abagabo bo guhamya iby'Imana muri bo. Ariko ababi muri bo nibatihanira baranduza. Uko niko kuri. Hama uhoraho umwami Imana nyene ngabo igenderere aba nabo bari hanze y'igihugu. Abafite umutima mwiza n'umurongo mwiza Imana ibubakisha igihugu, ariko abafite umutima mubi Imana izabaranduza. Ntabwo Imana rero iba mu buzima nk'ubwo twe tubamo, mu mashyaka, mu migambwe, mu moko, mu mahera ahari amafaranga niho mushyira gucinya inkoro mupfukamiriza. Imana ntibaho ngaho. Rero Imana ibakure mu rungabangabo no mu ruhirahiro. Evariste Ndayishimiye ko atumviye Imana ngo ayoboke Imana. Uko byagenda kose Imana yashyizeho amatora. Iki imitima iri butore n'ubwenge buri butore nicyo muzabona, kandi icyo natwe turagisengera. Imana iba ari gitora n'abarundi bene gihugu. Nikizatora ku bwa Mwuka Wera tuzakibabwira. Vrema rero dutangaje amahoro, 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 amahoro. Kwa Yesu dufite ubutware, dufite ubushobozi. Iyo twizeye amagambo ye, kuko yayatubwiye, ku musaraba haturuka iriba rimara inyota, bahabereye amazi meza, amazi y'ubugingo. Ijuru n'igihugu cyacu cyuzuyemo amahoro, mu gihe tuzakigeramo tuzahimbaza Yesu. Umukiza azahanagura amarira yacu yose, tuzanezererwe igihugu yadusezeranije. Umukiza azahanagura amarira yacu yose, tuzanezererwe igihugu yadusezeranije. Haleluya, haleluya. Ni ukuvuga muri aya mezi atatu ube maso, hari umugisha Imana igiye kuguha. Muri aya mezi atatu urebe neza iburyo bwawe. Nuko ngo umuhanuzi aritegereza aravuga ngo dore mu mpinga z'imisozi. Nawomu 2 aravuga ngo dore mu mpinga z'imisozi amaguru yuzanye inkuru nziza, akamamaza iby'amahoro. Yuda we kanguka, Yuda we haguruka, byuka ko kuhereye none utarakebwe n'umuntu wanduye, abo ntabwo bazongera kukwinjiramo ukundi. Kubera iki mu rugo rwawe hinjira abarozi? Kubera iki mu maraso yawe hinjiyemo umwanzi? Kubera iki mu mubiri wawe hinjiyemo
abacengezi haduye harimo opposition onodijeze haguruka kanguka dore mu mpinga z'imisozi amaguru yuzanye inkuru nziza akamamaza iby'amahoro. Byuko ukomeza ibirori byawe byera uhigura imihigo yawe koko uhereye none umuntu utakebwe n'uwanduye ntabwo bakwiye kwinjira muri wowe. Doke hari ibintu byinjiye muri wowe nyamara utabikinguriye, hari ibintu byaje gutura muri wowe nyamara utabihaye icumbi, hari ibintu mubana nyamara utarigeze rwose uvuga ngo nimuze tubane. Burya umuntu iyo ashaka ko mubana aradodora akinjira agasaba ubwo burenganzira. Niba habaho ibihugu umuntu yinjiramo adasabye visa noneho akabituramo adasabye uburenganzira, nta n'amasezerano yabayeho ngo ibihugu bigirana amasezerano, ibyo bintu ni ubuyobe, ibyo bintu ni ubujiji. Natwe turi urusengero rw'Imana, turi umurwa wera, turi Yerusalemu y'Imana. Ni ibiki bikwiye kuba muri twe? Ni ibiki bikwiye gutura muri twe? Ni ibiki bikwiye kuba byicaye muri twe? Ni ibiki bikwiye kuba bihagaze muri twe? Ni ibiki bikwiye kuba bitaba muri twe? Nawe suzuma uvuge ngo ese koko muri nge ibi bikwiye kumbamo? Ese ibi bikwiye gutura muri nge? Ese ibi nkwiye kuryamana nabyo koko? Nakanguka nkabibona? Naryama nkaryamana nabyo? Nakicara nkicarana nabyo? Ese ibi nkwiye kuba mbyambariraho? Ese ibi nkwiye kuba mbinyweraho ibyo kunywa nkabiriraho ibyo kurya? Hari ibintu mu mutima wawe no mu bwenge bwawe ushobora kuba wumva cyangwa ureba. Hari ibintu esike biri muri wowe bitakebwe, ari byo bita ibyaha. Hari ibiri muri wowe byanduye bihumanye, hari ibyo bita umwanzi, hari ibyo Satani. Ese muri wowe nawe ufite ishyaka ry'ibyiza? Ejo narababwiye ngo mu kiganiro cyatambutse uriya ni umurundi wahanuye mu ijambo, nabwo ngacishijemo mu ijambo aduha ubutumwa bwiza mu bwakire. Ibyanditswe bivuga uburundi ubwo ari bwo, ibyanditswe bivuga Dawidi uwo ari we, kandi naramushyigikiye ariko Imana niyo yamushyigikiye imbere. Eske mu mpinga z'imisozi iyo witegereje mu biyaya no mu bikombe no mu mpinga, nta nkuru nziza uri kuhabona, nta butumwa bwiza uri kuhareba, nta kintu na gitoya uri kuhabona cyiza cyo kukurengera? Ese nta cyo kukurokora gihari? Ese nta cyo kugukingira gihari? Nta cyo kugukiza gihari? Ariko nge ninubura amaso ndabona umuntu wabambwe mu mpinga z'imisozi. Uriya musaraba wo ku Karubanda i Nyabihanga babambyeho Yesu, ahantu hitegeye, ahantu harengeye metero 50 mu buzamuke, ni ahantu harehare cyane, ari naho ngo bari bagiye kubambaho Moridekayi. Bwari uburyo bwo kushushanya mu mpinga z'imisozi. Nimurebeyo hari inkuru nziza, hari umuntu umenya amaraso ku buzima bwawe, hari umuntu uvuye amazi ukira indwara, hari umuntu wambaye ubusa kugira ngo we wambare, hari umuntu uguhaye kubaho iteka, nyamara wari umutindi wo gupfa ndetse ukarimbuka uzize ibyaha byawe. Ariko ngo kubw'urukundo buhoraho Imana yakunze abari mu isi, byatumye itanga uriya mwana wayo w'ikinege. Reba mu mpinga z'imisozi hari umuntu wavuze aya magambo, aravuga ngo nayo ukuri nayo kwizerwa no kwiringirwa. Dore mu mpinga z'imisozi ibirenge byuzanye inkuru nziza. Ubu tuvugana amatwi yawe, amaboko yawe, intambwe zawe bakandigatire umugisha wo kwakira ibyiza. Haranira kwemanga no kwakira umugisha mu izina rya Yesu. Muri aya mezi 3 mpanuriye ubuzima bwawe, mpanuriye ibiganza byawe. Hepfukama wakire, hepfukama wiyiriza ubusa wakire mu izina rya Yesu. Muri aya mezi 3 mu kwa gatandatu ufite ubushobozi, turi kwiyiriza ubusa mu mutima ariko mu buryo bwo kwizera igitangaza. Uzafate mu bushobozi uriho, uzareba umuntu uha ibiro 3 by'umuceri cyangwa ibiro 3 by'akabunga cyangwa n'imyumbati. Nta muntu wiyiriza ubusa ngo abure icyo atanga. Amasengesho yose uyatambamo igitambo koko wihereranye n'Imana. Uzareba umurimo ukorera umworo cyangwa se udashoboye. Yesu Kristo nashimwe cyane. Cyangwa se Imana ninagushoboza, natwe muri aya mezi 3 shimiye umwe watanze igitekerezo akavuga ngo muzatugurira amazi, ariko je ntuzangurira amazi, uzangurira amata. Uzangurira amata, uzangurira ubuki cyangwa ungurira inyama, kuko genda umuhanuzi. Haleluya. Kandi nanone guha umuhanuzi nibyo wumva uhoraho aguhaye, ntabwo ari ibyo ngewe nkusaba. Yesu Kristo nashimwe. Rero muri aya masengesho y'amezi 3
uzareba igikorwa ukora. Ubwo nanjye nyine yashyizemo, kandi nanjye koko ndimo, kandi shimira n'abampaye, ariko sinjye muha Imana mu izina rya Yesu Kristo, kuko njye nta bwishyu ufite, ariko uhoraho azakwishyura, kandi yarakwishyuye. Uhoraho ahabwe icyubahiro. Amen, amen. Rero turi guhanura twemanga, turi guhanura tubwiriza, turi guhanura turirimba, turi kuvuga mu mpinga z'imisozi uwo twahabonye ukiza indwara, uyu twabonye mu musozi yubaka ingo, atanga urubyaro, uyu twabonye mu musozi ashyiraho viza, uyu twabonye mu misozi yagukura muri Afurika akakujyana i Burayi cyangwa muri Amerika mu gihe abandi byanze. Uwo twabonye mu misozi akura i Burayi no muri Amerika akagarura muri Afurika. Uyu tubona mu misozi niwe muntu ushyiraho akinga ntibakingure, kandi yakinga ntibakingure, yanakingura ntibakinge, bimushobokera byose. We aca sase nikagatabara. Haleluya. Uyu rero turi kureba mu mpinga z'imisozi niwe uri kwamamaza ubutumwa bwiza mu mutima wawe no mu matwi yawe. Nanjye ntubone njye ahubwo bari bubona. Nanjye rero ndirimbye Hoziyana. Haleluya, haleluya. Aho so na nyoko batari, aho imiryango yabuze, uyarahagaragara. Mu gihe abantu bamaze kuguhamba no kukwica bagashingaho umusaraba, Yesu arahaboneka. Mu gihe udagifite icyo kukurengera, imanza zirangiye, Yesu aragaruka agaca urubanza, kandi ukisanga ntawe uguteye ibuye, nabo bakoze ibyaha. Nagira ngo rero ntangaze mu izina rya Yesu Kristo, ukurengerwa, ugutabarwa, ugukizwa kudasanzwe, ndetse no gusubizwa n'Imana bidasanzwe. Icyo nzi cyo muri aya mezi 3, we wishyire ku ilisite. Amazina yawe urayazi. Fata amazina yawe uko ari 2 uyashyire ku ilisite kuri aya materaniro ku Mbabazi TV 3. Fata ifoto yawe mu buryo bw'impembe, uvuge ngo Mwami Yesu, ndiyandikishije ku Mbabazi TV 3. Marayika wahashyize wamamaza ubutumwa bwiza ambaruri. Nanjye nizeye ko nakira, nizeye ko nabuhoka, nizeye ko natabarwa. Icyifuzo cyawe ucyereka Imana, sinjye ucyereka Imana. Ngira ngo muri iyi ndwi nabibasezeraniye, ngiye kubwiriza cyane no kwigisha cyane, shyiremo umwanya munini wo kujya nigisha nibura iminota 15 cyangwa 20, cyangwa nanategura icyigisho cyihariye cy'iminota 30. Hama ni habo ubutumwa nk'ubu bugenewe igihugu buri mu gisata cya politike, nabwo yenda butambuke. Ubwo uko umwuka azashoboza, ariko Imana indinde, Imana ifashe, ibane nanjye, ubwo butumwa bwiza butambuke. Tangazo rya mbere, Yesu ni umwami. Kandi ubu turajya dutangira amateraniro, tuyatangize dusenga, tuyatangize turirimba, tunayasoze dusenga tunaririmba. Yesu Kristo abampera umugisha. Reka tugarukirize iminota hano, iminota ibaye myinshi, kandi buno isigeze igihe cyo gukora cyane. Nabwo ndabashimira mwebwe murangiza ibiganiro cyangwa se ubutumwa bwiza cyangwa se ijambo ry'Imana, mu by'ukuri uhoraho abamezagirire. Ndagushimiye Mwami Yesu, wowe watangiye aya materaniro ukaba uyagejeje ku musozo. Icyubahiro ni icyawe. Umwigisha n'umwigishwa tugabanira imbere yawe. Ngaho rero Mwami, uhimbazwe ibyo uvuze kubisohoza, kandi ukabisohoresha ukiranuka kwawe. Natwe rero duteye intambwe mutere 99 ubohora utabara ukiza. Ndagushimiye rero ko ibyo uvuze biraba wategeka bigakomera. Ngaho humugisha uyu mwene data udukurikiye uteze amatwi, kandi natwe turagushimiye umwanya n'akanya tubanye, umwigisha n'umwigishwa twuzurizwe, tugabanire, duhezagirirwe imbere yawe iteka ryose. Amen. Iyo dushoje amateraniro turavuga ngo iki? Turavuga ngo ubuntu ni ijambo Pawulo yakoresheje bw'umwami wacu Yesu Kristo, n'urukundo rw'Imana, no gufashwa cyangwa se no kurongorwa na mwe mu yera cyangwa umwuka wera, bibane natwe twese none n'ibihe bidashira. Amen. Ciao ciao, shalom shalom, turabakunda, uhoraho abahezagire. Amen.